umusore wanyu mwumvike bawe mwana mbutiyaje yagoranye si ukubabeshya mbutiyaje yagoranye sindi gutaha ahubwo muri kunsengera wabona agafone kanjye bagatwara ayiwe mana yanjye ntabwo mbabeshya murebe inyuma ukuntu hameze uyu ni umuhanda murebe inyuma ahantu ahagana mu masaha 12 aho saa sita ari nibeshya ariko murabona ukuntu nsigaye nibeshya ibintu byose nsigaye mbihinduramo kandi ntabwo ari bari kumvugizeho ngo nimbe mu nzira nawe abanyarwandakazi batugerageza ngo tubahe ibintu bizima ariko uzi ko busigaye buba nijoro tukaba inzobe niko ndebere ngo tuzageraho ryari gahunda nigerayo bibazo umunsi nigerayo bibazo ambutiyaje zagoranye nabonye inyuma ukuntu hameze zagoranye ariko ndabasuye nubwo wenda imihanda yanze ariko turagerayo kubera Imana ntabwo tutagera ariko abantu muri Kanombe mwancumbikiye mwabuze mwavaho mukancumbikira ubwo n'imihanda yagoranye hari ugiye kwibaza ndi kuva iri joro we kuva muri shuri ese handi nama ndi kuva ko najya mu mayoga nk'aba bandi muzi ntabwo njya mu mayoga nk'abanuza nk'abamaji nk'abamaji n'abanuza ndavuze nyine nabonye ariko si ukubashyira hanze n'ubundi bari hanze ntabwo bari mu ndi kwivugira ibisubizo ndi kubona hano mu muhanda wa mbutiyaje ndi kubagezaho igitekerezo ngo twiyubakire iwacu ushaka twaba abana beza numva hanyuma nuko ndi kugira ubwoba namwe murabizi gukamera nijoro ushobora gukamera umuntu agahita yitsindira wa mwugane abantu numva nuko nyine nuko batanyiba nyine kubera muri kunsengera murebe nawe mundebere mana ntumbwire ngo nahakure y'umujyi wa Kigali ahubwo nuko ari cya kibazo cyo kwanga urusaku
ukunda kwirya mugabo muri fone mane mu mura mu kiyaje neza gutyo n'amaboko y'umura igose yo barambwe ngo nkunda kwirya mana yanjye ariko se wa mugana udafirinze ubuzima wabigeza namwe mujya mwirya nkanjye niko muriho umuntu umbwiye ngo nkunda kwirya umuntu w'umugabo arambwira ati nk'umugabo mugenzi wanjye nkugiriye inama kugenda wifotora nijoro ni ukwirya ariko nanjye naje gusanga neza nsanga arambeshye aba umugabo wirya araga kandi nabivuze ngo niba mutari gusenga mu kanya wabona bayitwaye ariko ntibabikora ntibabikora abo Rwanda n'abana beza ntabwo ari nk'ababandi bo hakurya tujya twose ajya ni hehe we hari ahantu si bakicapura amatelefoni haracyabaho ntabwo hakibaho byo muri iki gihe u Rwanda rusigaye rwihagije mu mpuzanyibutso ariko ni mu mutekano we ariko uzi ko nanjye nsigaye ndebera abafana banjye ubundi ntabwo wareba bolo zanjye ngo ugire ikibazo ukigize ute ubwo niba uzi ko uzireba ukagira ikibazo utaraha umukunzi wawe aya mpamvu mu kanya bambwiye ngo kwiyemera sha ntiyemera ariko niyemera muri kugira ngo umuntu atiyemeye banyemere rero kanabareke duhurire kuri YouTube Zabire TV nubwo ngiye kuzagura iyanjye ngiye kuzagura n'uzi imodoka yanjye na leta kujya muri ariko so reka mageze yambutiyaje yose murebe aho irangire ikibazo mumenye mu rugo kujya muza kuzura murabona umujyi ukuntu ari mwiza nanjye ndabibona ariko umuntu uramenye hano hantu turi kajya nahavuze n'ibitabo ndanyashyizeho uhita unyandikira muri komenti mubwira ati aha hantu uri ni ahangaha niduhuza fayivuke ndazishyiraho kandi murabizi si yambeshye dore ubu ngubu ndajya n'abapropeza ariko ndajya n'abapropeza n'ubu ngubu nari impagaze ngeze aho bahagarara imvura iraguye ngeze ahantu imvura iguye umuntu uri ahantu imvura iri kugwa ahandi itari kugwa turahangeze mu gicuku ndimo ndabapropeza ntabwo mbabeshya dore ngeze ku itara urajya ukurikiza ibyo nakubwiye nawe ntabwo mbabeshya noneho aho ngeze turi kwihuta nabonye nta
ntabwo nababeshya ngo hari ugize ngo ibintu ni byinshi. Nibwo buhanga nyine. Ese si abantu nkurikira si muri abahanga? Ngeze kuri sitasiyo utanga amafaranga. Hari uko ntagize ra, niko hari uko ntagize mushinze ikindi naberetse, niyo mpamvu nanjye ndayaba. Ngeze kuri Farifu, kuri farumasi Bedawu, ngeze bayi ndabakunda, ariko nkunda bankunda abanyanga nanjye ntabwo mbakunda kuko bagerageza gushinga ikirenge mu cyabo. Ndabeshya rata, ntabwo nabeshya ndi umuntu ntabwo bayi kugera mu akanyuma nari nibagiwe, ngiye kugera mu rugo. Ngezeho navuye i Kigali pe, murahitamo